naturutse Mozambique, mfite umwana ufite ikibazo yarasaze, yarafite na mariage kwezi gutaha, ubwo bandangiye kuri umuganga ukanzanira n'ifoto. Ifoto umuganga nayizanye. Urayimpa rero dusuzume turebe tumenye imva n'imvano y'ibyo bibazo biri iwawe. Umukobwa wanjye nguyu yarasaze. Yitwa nde? Yitwa Keza Benita. Benita. Keza Benita, turashaka kumenya imva n'imvano y'ibyo bibazo wagize. Mwese ubundi wa mubyeyi we ko mbona uyu mwana koko ni ibirozi. Ariko ko ndi kubona ko ni wawe bitanoroshye se bimeze bite? Nibyo wagira ngo urahari, umugabo yarantaye mu kazi ntago bigenda, imodoka yanjye yarahirimye n'iduka ryanjye riherutse gushya ejo bundi. Dore ndi gusuzuma rero nkareba nkakurura ibibazo byowe birakomeye. Ahanga ndi kubona bitarimo kugaragara, reka nkoresha izindi mbaraga. Ndi gushya we mbabarira. Mutoni, umuryango wo kwa Chantal uhora iki? Njyewe ni mukuru wanjye yarambwiye ngo ndi ikinyendaro. Ayiwe niyo mpamvu nanjye namukoreye biriya. Yarambwiye ngo ndi ikinyendaro, imitungo yose arayigurisha aragenda. Ansiga njye mbereye aho nta kintu, niyo mpamvu umwana we nanjye nashatse kugira ngo nihorere ibintu byose nta kintu azageraho, ntazigera ashira mu mugongo. Kuraho washize rero. Nuya nandike nose njye namukuraho kubera iki kandi nanjye ntabwo bishoboka kandi nanjye ayaranyine kandi. Ndakwicarira. Uya mumbabarire we mumbabarire. Mumbabarire. Mbabara wintwika reka njye kubikora reka njye kubira. Uyu muntu uramuzi? Mungu we ni murumuna wanjye. Dore ni we kugeretse ni uzira. Indwara tuvura ni nyinshi. Ambo hari indwara ziba zarayoberanye, amarozi y'ubwoko bwose. Ingo zananiranye turazisuzuma kandi tugatanga n'inama tukamenya gitera, tukavura abakobwa bagumiwe, tukavura abagore batagira amavangingo, tukavura abagabo batakibasha gutera akabariro. Tuvura indwara nyinshi n'inyatsi n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina uretse sida. Yego. Tuvura byinshi, dufasha abantu mu buryo butandukanye. Nuvuga ngo ibyo byose umuntu ushobora kubimurebera mutiriwe mubonana ukoresheje ifoto n'amazina yose. Ukoresheje ifoto n'amazina bangufite ubundi kure rwose ndamufasha bigakunda. Ndabasuhuje abo muri mu mane zitandukanye z'isi, abantu mudukurikirana umunsi ku munsi, abantu muduha ibitekerezo, muri abantu b'ingenzi cyane. Nkuko mubizi rero tubagezaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, tubagerera ahantu henshi hagiye hatandukanye. Uyu munsi rero twongeye dufata urugendo tujya gusura wa mudamu mukunda muri benshi, mwagiye mudusaba ko twaya tumusura kenshi bitewe nuko yagiye abafasha mu bintu byinshi bitandukanye. Ariko uyu munsi namusuye mu buryo butandukanye bitewe nuko uyu muntu mubona kuri kamera twazanye kugira ngo dusure uyu muganga bitewe n'ibibazo byinshi yari afite bigiye bitandukanye. Yarampamagaye arambwira ati nkeneye kuzampuza n'uriya muganga tukaganira, hari ibyo nifuza kumubaza ariko nkabimubaza turebana. Niyo mpamvu rero turi aha ngaha, ariko reka ntangire mpikaze nyirurugo cyangwa se muganga. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru turaho. Ndagushimiye ko wemeye ko tuganira kandi binyura ku itangazamakuru. Ndagushimiye nyine ko waduhaye umwanya ngo tuganire ndetse tunakubwire bimwe mu bitugenza. Yego, uribuka rero nguhamagara ukambwira ko uyu munsi ari bwo uzaba ufite umwanya. Umudamu nakubwiraga uzava muri Mozambique ukeneye ko muganira n'uyu nguyu twazanye. Wenda ashobora no gutangira kwibwira ukanamumenya bitewe ko utari umuzi. Mbigusaba nkusaba ko tuzaburana uyu munsi, warambwiye ngo uwo muntu uzanamubwire ngo anzanire ifoto y'uwo muntu ufite ikibazo, ubutumwa bwawe narabutanze, wenda yaje abyitwaje, hanyuma rero agiye kukwibwira anakubwire ikimugenza. Murakoze, nitwa Mutoni Chantal, naturutse Mozambique, naje kwivuza ku bibazo bijyanye n'umuryango. Mfite umwana ufite ikibazo yarasaze, yarafite na mariage kwezi gutaha, ubwo bandangiye kuri umuganga, ni ibyo bibazo byanzanye muri make.
ndabyumva ariko ndi kumva uri kuvuga ikinyarwanda. yego mvuka mu Rwanda. Waje kujyayo nyuma? Yego. Ifoto y'umwana wayizanye se? Kuko nguyu ambaza ko agomba kukunzanira tukareba ibibazo ufite tugasuzuma, namutumye ko agomba kukubwira ukanzanira n'ifoto. Ifoto muganga nayizanye. Urayimpa rero dusuzume turebe tumenye imva n'imvano y'ibyo bibazo biri iwawe. Umukobwa wanjye nguyu yarasaze. Yitwa nde? Yitwa Keza Benita. Benita. Keza Benita, turashaka kumenya imva n'imvano y'ibyo bibazo wagize. Ubwo burwayi aho bwaturutse. Ababyeyi mumfashe muzenguruke Benita mutubwire imva n'imvano y'ibi bibazo aho bituruka, gitera aho ariho hose mutubwire. Mwese ubundi wa mubyeyi we ko mbona uyu mwana koko ni ibirozi, ariko ko ndi kubona ko ni wowe bitanoroshye se bimeze bite? Nibyo wagira ngo urahari, umugabo yarantaye mu kazi ntago bigenda, imodoka yanjye yarahirimye n'iduka ryanjye riherutse gushya ejo bundi. Muganga nabasabaga mumfashije nazabashimira byimaze. Ndikubona Benita atari we wenyine w'ibibazo iwawe, murabifite byinshi, ariko ababyeyi barahari bagomba kugufasha. Birahari nibyo, n'umuhungu wanjye ejo bundi yaragiye nakora accident, nago nzi impamvu y'iby'iwanjye mu rugo, mwamfasha muganga. Reka tugufashe turebe gitera, ko ndi kubona iby'iwawe bitoroshye, ufite ingenzi. Murakoze. Turindi gusuzuma rero nkareba nkakurura ibibazo byowe birakomeye. Ahanga ndi kubona bitarimo kugaragara, reka nkoresha izindi mbaraga. Kadukoresha izindi mbaraga. Uyu ni umurozi ukomeye pe, kwanga kugaragara ngo anavuge. Reka dukoresha izindi mbaraga mwereke. Kangufashe mikoro. Ndashaka kumenya ibibazo bya Chantal iwe mu rugo, icyo azira n'ubikora uwo ari we agaragare. Babyeyi none mu mugaragazi. Chantal haguruka. Uyu muntu uramuzi? Mungu we ni murumuna wanjye. Dore uyu niwe ukugeretse niwe uzira. Reka nawe tumubaze ibyo aguhora ubisobanure.
urinde igitsina ryawe ndigusha we ndigusha mumbabare ndigusha we umuriro uri kuntwika ndigusha we mumbabare ndigusha mana umuriro uranyishe ndigusha we ayiwe ndigusha mbabare ndigusha harya ubundi uri kumbaza urinde wowe wari kuntwika urinde wowe uri kuntwika urinde uri kuntwika we uri kuntwikira ikiri kucaka iki urinde wowe uri kuntwika mbabarira nukuri ayiwe ndigusha mbabarira basi ndikubwire mbabarira ndikubwire ndigusha ndikubwira ndigusha nitwa Mutoni we ndigusha we mbabarira Mutoni umuryango wo kwa Chantal uhora iki njyewe ni mukuru wanjye yarambwiye ngo ndi ikinyendaro ayiwe niyo mpamvu nanjye namukoreye biriya yarambwiye ngo ndi ikinyendaro imitungo yose arayigurisha aragenda ansiga njyembereye aho nta kintu niyo mpamvu umwana we nanjye nashatse kugira ngo nihorere ibintu byose nta kintu azageraho ntazigera ashira mu mugongo kuraho washize rero nawe yanandike nose njyewe namukuraho kubera iki kandi nanjye ntabwo bishoboka kandi nanjye ayaranyine kandi ndakwicarira uya mumbabarire we mumbabarire mbabara wintwika reka njye kubikora reka njye kubira mbabara reka nze nihute ni kugenda weretse nze ngende mbikore mbabarira ntunguwe mumfashe muganga arabirekura humura umwana wanjye akize nibyo byose yakoreye umuryango wawe byose bigomba kurangira humura ntumwiboneye se yego namubonye ndarimbazi oya muga none se tusobanurire wenda nimba ntakumenesheje amabanga y'akazi tubonye wohereza umuriro uragenda turongera tubona umuntu mwibasa ari kuvanga ari gushya ibi bintu bihura gute ese uyu muntu bashe kumubona gute uyu muntu yaranagoye n'umurozi gahanga rero ubundi iyo kize kuri uyu muti utari umuhanga pe mpita mukurura nkareba ariko nasanze hari ari gahanga yego ubwo nkoresha undi muti wa kabiri nibwo rero ugiye uramushakisha uramuzenguruka umwanzi baragaragaye uriya muriro ni umuti wanjye uhambaye uragenda ukamuzenguruka ucyaha cy'akakivuga akacyemera kandi agakuraho yabitse ibyo birozi bivuze ngo uriya muriro tubonye ucana se uragiye ugera aho uwo muntu ari uramutwika cyane rwose ubu abantu bari naho yarari babibonye byabaye mugaragaro none se umuriro ubucanye gute ko mbonye ufata utuntu tw'udufuka tuvanga bibyaye umuriro gute ni umuti n'imbaraga zacu yego reka mbaze uyu mushyitsi wacu uko abibonye wenda nawe ujye atubwira yego nanjye mbonye muganga afite imbaraga arashoboye nanjye byantunguye cyane ntabwo nari nzi ko nanjye yo wankorera biriya ariko aravuze ngo nawe waramuhemukiye nawe warahemutse ntiwaragurishije ntabwo nahemutse cyane urebye ntabwo ari cyane kuko uriya mwana ntabwo tumwemera mu rugo kwa papa twebwe twagurishije imitungo ya papa turagabana nk'abana uriya mukobwa wandogeye umwana ntabwo twarabyumvaga ariko ntabwo twamwemeraga mu muryango rero hagati aho ntabwo nari nzi ko yagira umutima mubi nk'uriya akangira umwana nabi byarabaye rero byarabaye ariko intsinzi irahari ababyeyi bagiye kugufasha umwana wavurwe izo nyatsi ziri iwawe ziveyo umugabo wawe abe muzima uhumura tugiye kugufasha murakoze mubyeyi hari n'ikindi kibazo nari mfite niba mwamfasha ntabwo simbizi ariko nafite ikibazo ubushake mu buriri nimba nacyo cyatumye umugabo agenda ntabwo mbizi humura tugiye kugufasha wiyiziye humura ndagufasha wiyiziye kandi utahane ubuzima buzira umuze murakoze none se muga ibyo bibazo byose yarondoye afite byose byatewe n'uwo witwa umuvandimwe we none ko umuti watweretse gitera hanyuma rero ubu hagiye gukurikiraho iki igikurikira ndamushakira umuti ahumura agenda awufite yego ariko
niyo hatabonetse imiti n'ifoto turabikora bigakunda. Ariko yego mise mbyibuka cyagiye nguhamagara nkubwira ko yifuza kuzahura nawe warambwiye ati umubwira nyohereza ifoto n'amazina mufashe atiri waza ariko we yarabyanze bitewe nuko yifuza kuza ngo mubonane. Wenda musobanurira ubundi ari kumuvura ku ifoto gute atiri waza? Ubundi uburyo nagomba kumuvurira ku foto yagombaga kunyohereza niba we ubona ko agaragaza ikibazo cy'iki cy'umwana gusa kandi nawe ibibazo arabifite. Ubwo niyo nari kubona ifoto y'umwana nari gusuzuma nkamenya n'ibindi bibazo byose nkabibona nkuko mbibonye ahangaha. Yego. Ubwo impamvu dusaba ifoto turamanza tugasuzuma tukamenya imva n'imvano y'ibyo bibazo aho bituruka. Yego. Twarangiza twamara kumenya imva n'imvano tukabona ubumufasha iyo dufite ifoto turamufasha ibintu bikarya mu buryo. Mbese ngo nukuvuga ngo iyo twamaze kumenya gitera ikibazo kiba kirangiye. Nukuvuga ngo yakohereza ifoto n'amazina ntabwo ari kwirirwa aza hano. Oya rwose nari kumufasha bigakunda. Ari muri Mozambique. Nabonye uyifata wishira mu kanuka kabindi mbona kagaragiwe n'impu nyinshi. N'ababyeyi. Ubwo kandi ndabona ari ububindi butatu butandukanye n'ibintu byinshi bije. Rwose gafita ko gasobanura. Hanyuma se izi mpu uzikura he? Ndiko mbona Tereza amatungo tumenyereye. Izi mpu nanjye naravutse ndazisanga. Nibyo mu muryango. Hano ndi kuhabona n'agahanga kameze nk'akinyamaswa ishaje cyane ariko. Iriya nayo ni inyamaswa. Wayibonye. Yego. Iriya ni indahangarwa. Indahangarwa. Ubwo rero wa wundi wananiranye. Mvira mucugusa. Mucugusa gute se kandi ari agahanga kapfu. Ayibona ari nzima kandi akayibona yose. Reka se. Kandi tubona yarapfuye. Niwo ni kubibona ahangaha. Ariko nyiri cyaha si ko abibona. No kuvuga ngo ufite amakosa we imugera hari nzima. Bose irahana. Irirahana. Yego ubwo izo ni maji zanyu ndabona n'utundi tuntu twinshi tujye dutandukanye menya wenda ari imiti mukoresha. Ni imiti tuvurisha. Hanyuma se ubwo iyo umuntu ugiye kumufasha ari hanze mutari kumwe ari nk'ahantu kure ubwo uyu muti uwohereza gute? Uyu muti tubikorera ku foto ariyo mpamvu nsaba ifoto. Ubwo iyo mfite ifoto mba ngufite. Ugafata ifoto y'umuntu ukashiraho umuti. N'amazina ye rwose mba ngufite. Bigakunda. Hanyuma se hari nk'umuntu wenda ushaka kumva iki kiganiro akatavuga ati mumbwire nimero y'uyu muganga wenda nzamwohereza ifoto nanjye ndebera uko ubuzima bwanjye buhagaze hari icyo byabigutwaye wenda wongeye ukayitanga? Rwose nimero ndazitanga. Kandi ziba no kuri WhatsApp. Yego. Abankurikira niyo bampamagaraho yonyine ne ebyiri nizo zonyine nitaba kandi ziba ziri no kuri WhatsApp. Yego. Tukavugana. Abasaba ibyo mbasaba niba ari ifoto yo kubavuriraho abafasha. Yego. Nimero yanjye rero ni 07 9 18 60 49 6. Ndayisubiramo. 07 9 18 60 49 6. Iya kabiri ni 07 8 71 49 230. Ndayisubiramo nayo ni 07 8 71 49 230. Yego. Ni ukuvuga ngo izo zose ziri kuri WhatsApp. Zose ziri kuri WhatsApp. Umuntu aho yaba ari hose yaguhamagara ukamuvura nta kibazo. Rwose nta kibazo aho waba uri hose. Tashoboye kumpamagara akanyandikira ndamufasha. Ari rero umuntu ushaka kwita wenda yibaza ese ibibazo wenda afite uzabasha kubikemura wenda twihuse watunyuramo katubwira ati wenda mbasha kuvura indwara runaka cyangwa se mbasha gukemura ibibazo bingana gutya. Nge indwara tuvura ni nyinshi. Ambo hari indwara ziba zarayoberanye amarozi y'ubwoko bwose. Ambo ingo zananiranye turazisuzuma kandi tugatanga n'inama tukamenya gitera. Tukavura abakobwa bagumiwe, tukavura abagore batagira amavangingo, tukavura abagabo batakibasha gutera akabariro. Tuvura indwara nyinshi n'inyatsi n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina uretse sida. Yego. Tuvura byinshi dufasha abantu mu buryo butandukanye. Nuvuga ngo ibyo byose umuntu ushobora kubimurebera mutiriwe mubonana ukoresheje ifoto n'amazina yose. Ukoresheje ifoto n'amazina bangufite ubundi kure rwose ndamufasha bigakunda. Yego.
hanyuma se umushyitsi wacu ubu ngubu tugiye kumuherekeza, urasubira Mozambique uyu munsi cyangwa uracyari mu Rwanda? ndacyari mu Rwanda uyu munsi, ntabwo nzataha ejo, ndarara i Kigali. Hanyuma rero wenda ukurikije ibyo wabashe kwibonera n'amaso yawe, cyane ko nakubwiye ngo agufashe utiribuza, ukambwira ko ushaka umubonana mukarebana akabikora ureba, ukurikije ibyo umaze kubonera ahangaha wenda urumva icyizere muri we kingana gute, cyangwa se urimo kwiyumva ute muri uyu mwanya? Muri uyu mwanya jyewe ndumva icyizere kirimo kigenda kiza, nshingiye ku byo akoze nuko anyeretse uwanyangirije umwana. Ndumva hagati aho mfite ibyiringiro ko umwana wanjye ashobora kuzakira. uwo muragomba gukira. Hanyuma rero nyuma y'uyu munsi wenda usubiye hanze muri Mozambique, ni nk'ubuhe butumwa wumva uzabwira abantu, cyangwa se ubuhamya wenda bitewe n'ibyo wiboneye n'amaso yawe? Ubuhamya nabahereza ni uko umwana wanjye yakira, nkazabahuza n'uwamvuriye umwana. Ndumva hagati aho nta bindi narenzaho. Ariko wenda sinzi nimba abantu batakwigira isomo ryo guhemuka bitewe nuko wenda uwabikoze nubwo yahemutse, ariko nawe urumva ko yari afite umutima ubabaye bitewe nuko namwe hari ukuntu mwamuhemukiye, niko nabivuga. Hagati aho guhemuka kwe azahembwa n'Imana ye. Yego. Nanjye umwana wanjye nakira, nanjye ndumva jye namubabarira, kuko ibi ntabwo nari nsanzwe mbimenyereye kubera gusenga, nabijemo kubera ibibazo byanjye by'urugo. Ariko hagati aho ibibazo byanjye nibikemuka, ndamubabariye, kandi nawe aho azumva nkeneye azaze anansure, ndamubabariye, n'icyo kumuha nzamuhereza ko umwana wanjye yakize. Muga aragize ati ndamubabariye ngo nta n'igihe nashaka kumuhereza. Imana ishimwe bose bajye baba nkawe. Ariko waratubwiye ngo hari n'igihe iyo umuntu agusabye ngo umuhanire wamugire nabi ngo urabikora. Nambye ndabikora. Ngo ko abayigize ishyano nyine natwe tumwereke. Ngo umunyuzaho akanyafu. None bivuze ngo anagusabye ngo umwice nako kanya wahita umwica. Ariko ntabwo ibyo byose tubikora tutarebye. Tumanza gusuzuma tukareba nyirizina niba icyo gihana bikwiriye turabimuhereza. Yego. Ibihano byose murabitanga. Yego rero ntabwo ndi butinde wenda ndakubita mbanguranya kugira ngo musigane wenda munaganire byinshi byihariye bitajya mu itangazamakuru, wenda tugana ku musozo n'iki kintu umva wabwira abanyarwanda muri rusange, cyangwa se abantu bari ku isi yose ariko bumva uru rurimi rw'ikinyarwanda. Abankurikiye bumva ururimi rw'ikinyarwanda no kujya bashishoza, ubuzima buriho ubu ngubu buragoye. Abantu babaye babi ariko nabeza barahari. Yego. Bajye bashishoza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kwivuza ni ubuntu, niko navuga, abaganga barahari. Yego. Bajye batugana tubafashe. Yego, rero ndagushimiye ku mwanya waduhaye ukigomwa akazi kawe, ukavuga ati reka mbemerere tuganireho gatoya, ukaba wemeye no gufasha uyu muntu isi yose ibireba. Ndagushimiye cyane. Natwe rero reka dusoze ikiganiro dusubire mu bindi, ubundi mugusigire musigare muganira, unamufasha nimba n'imiti umuha uyimuhereze, ubwo nibikunda azatubwira nimba byaragenze neza. Murakoze namwe rero, kandi n'abantu badukurikirana aho muri mwese murakoze, turabashimiye. Naho mu nkuru z'ubutaha, Imana ibarinde.